cyane kandi mu byukuri ese undi mwariye arigiye nigeze kubabwira ngo shaka Imana igiba amafunguro buri gihe zajya byiharaza bifu noneho umuntu umwe aza kumwika shaho gako Brenda ngo ushaka ukunda ibiryo igihe cyose ngo ngabonye ibyo kurya ngundi ngo shamari nge agusaba nyine tunango narakaye naragukunze byatari kuko ibiryo murabizi nyine ibyo bintu bigize abantu kandi ntago waba utarya birashoboka se nushaka urya gatoki kamwe uburyo nushaka unywa karikeri katuzi nuzu bumwa uburyo ya nonge kubasuza cyane kandi rero nizere ko mumeze neza kandi mwabonye n'amafunguro ya sasta na nimugoroba Imana kandi ikomeje kubarinda ibahana amahoro menshi kandi yuzuye kandi namwe mujye mwibuka gusaba Imana ayo mahoro kandi munibuka no kuyisenga mwabantu mwe mukazajye mwibuka gusenga ko mwagize mu byago umugabo yagukubise urushyi uhite wiruka ujye kwa padiri cyangwa kwa Imana we mugabo yaragubise ndakwinjiza umugabo wanyu mwice cyangwa ugasanga umuntu ari materesengesho nk'ibyo byo mu by'ukuri ahubwo wowe jya ukomeza usenga uvuga uti Mana ndakwinginze niwe wampaye umugabo wanjye Mana niwe wampaye umugore wanjye mpa kubana nawe neza mpa gutuza no gutunganirwa mu rugo rwanjye impa kubyara abana beza kandi Mana bakumva bagukorera ewana ugasanga iryo sengesho igihe cyose uraritera kubera ko burareka mbabwire nk'abantu mwe turiho kubera Imana kandi tuzavaho kubera Imana ndetse n'ibiho byose no kubera Imana ari nayo mpamvu rero niba ubayeho utiragiza Imana ubwo sinzi uwo uri we ubwo ntabwo uri uwanjye ngewe ya uyu munsi none aha rero mushobora kwibaza ati Brenda mba narondoguye ariko mujye mumbarira nk'abantu mba narondoguye mba navuze ibigambo byinshi ariko ibigambo byanjye nyine ni ibyo ngibyo nta naho bizanajya kireka hari nimba ntakiriho birashoboka cyane ariko ibyo bigambo byanjye mu gihe nkiriho nyine nzajya mbivuga ariko kandi nabize benshi barabikunda ya uyu munsi none aha rero buriya abantu bashobora kuba bari kwibaza ngo noneho bagiye kutuganiriza ikibara abakobwa uyu munsi tugiye kubaganirira ese ni gute umugore ashobora kuba yakishimira kuba yatanga neza igitwa cyangwa se kuba yarongorwamo neza buriya kino kiganiro sinzi uburyo ndibuze kukibabwira kugira ngo mbashe kucyumva ariko hari uburyo ki umuntu agera mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina akabyishimira ese umugore abyishimira ate ese ikigaragaza ko umugore yabyishimiye ni ikihe kubera ko buriya abagore duhora tumeze gutya si turi ba bantu wenda tuzanakenera tuzashyukwa wenda ngo igitsina cyacyo gihagarare usibye ko harimo abantu ujya bavuga ngo bigenda gutya sinshotse kugira ngo mbirondogore muri iki kiganiro ariko ni gute umugore nyine uzamenya ko yishimye muri icyo gihe cy'imibonano mpuzabitsina kuko burya kugira ngo uzamenye ko umugore yishimye biragoye cyane cyangwa se kugira ngo uzamenye ko umugore ibyo wamukoreye byamunyuze biragoye cyane niyo mpamvu rero uyu munsi none aha ngaha turimo turagira ngo tubabwire ni iki cyatuma ubimenya wowe ubwawe muri kumwe kubera ko niba dukunda guhisha amarangamutima yacu n'ibyiyumviro byacu ariko niba twe tukaba tunabisobanukiwe tugomba kubabwira abatabisobanukiwe bakajya gute mukabimenya ngo uyu mugoresha namwiyemeje ewana ugataha uvuga uti ndamwemeje uyu munsi rero ndi kumwe na Kamikazi ndi kugira ngo ubasobanurire mu by'ukuri uko ibintu bimeze ya ikintu cya mbere cyatuma umugabo amenya ko umugore bari gukorana imibonano mpuzabitsina uko bari gukorana imibonano mpuzabitsina ashobora kuba yaba yishimye icya mbere abantu tugira amarangamutima menshi yego giye ku giti cyanjye ewana nshobora kuba nishimye nkarira ewana nkarira ukavuga se nkarira nkaririmba ewana ku buryo uvuga uti pe hariho undi ushobora kuba yishimye akakubwira ati sheri atayowe ati guma we aho kanagufata akakurya n'inzara umva akaba yanagukubita iki mbese ukabona ntabwo bisanzwe ukabona uko mwatangiye siko birangiye ewana hakabaho n'undi ewana ushobora kugufata umugongo akagufata akagukomeza umva akajya kubwira ati sheri ati wari waragiye ati kuva mvutse rwose
ati kuva mvutse ati ni ukuri uranshimishije akakugundira akajya gufata ku buryo ukavuga uti kabisa ku buryo nawe mu mubiri wawe kandi iyo umugore yishimye nka gutyo nawe ujya ugerageza nawe umuhe speed kugira ngo hatabona yishimye wowe ukaguma uri ntibindeba yango mwabyumviye neza cyane ko buriya ibyishimo burya ku mugore biragaragara nubwo akenshi na kenshi wenda hari igihe abagabo bagiye batwandikira baratubwira ati se umugore agaragaza gute ibyishimo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none aha ngaha insanganyamatsiko tuyirasheho, ariko ndagira ngo umenyeshe neza ko burya umugore uko byagenda kose ibyishimo bye biragaragara. Buriya reka nkubwire, umugore nutangira kubikora ukumva mbese watangiye asa nkaho nyine ntacyo bimubwiye, ukumva atangiye kukuzamura, ukumva atangiye kugufatisha amaguru, ukumva atangiye kugusunikira ibera ari kwegereza, ukabona nyine no mu maso yiwe tutangira kubona, ukabona ijisho rya usikora ijisho ritarimera rirahinduka ntabwo ari ijisho gusa n'umubiri. usibye n'icyo ngicyo ibere ritarimera nk'iryakubiswe n'ibi ugasanga umva yawe ugatangira sheri umva avuze atitaye ngo abanza bashobora kuba hari abantu bari kumwumva atitaye ibyishimo byo kurira ukujya kumva barare ati se nguyu mugore namukozi ibiki byahe umuntu uri hanze baramunize cyangwa ikintu cyose akajya ati sheri we wongera we komeza we cyane aho bakakubwira cyane sheri cyangwa ukumva mbese yagufashe yagukomeje. Ibyo ni ibintu bishobora kuba byatuma umugore wawe agira gute agufata cyane, cyangwa se ukaba wabona yuko ibyiyumviro byiwe byahindutse. Ni ukuri rero niba hariho abagabo mwajyaga mwibaza yuko abagore batajya bagera ku byishimo, abagore barishima ndetse cyane, ahubwo icyo mutari muzi wenda ni uburyo bashobora kuba bishimamo. Ikindi kandi burya uburyo akiguhamo, niba hari inguni yajyaga gufungira ahita azirekura, ukumva mbese uri kwinjira ahantu hose yakurekuriye. Niba yajyaga aguhereza ugasanga akagura agashyize hano akandi agashyize hano, ukabona ntabwo yakirekuye neza, icyo gihe ageze mu byishimo ararekura agatanyura kabisa ku buryo ndadayihatse yazikinjiramo ewana akarekura kabisa, noneho nta n'ikiba kimwe cyitayeho, ibintu byose yabijugunye. Hanyuma noneho ugakora, noneho ukazajya wumva yewana no kukunyongera. Burya n'umugore wageze mu byishimo no kunyonga, niyo yaba atabizi arakunyongera aranyara ugasanga ibintu byaryoshye. Iki kiganiro rero kinarangiye rwose numvaga nkikunze, ariko ndakeka neza ko niba hari tudasobanukiwe cyangwa se ushaka kugira ngo utugezeho hasi muri comment watubwira, hanyuma ubutaha tukazakomeza tukagira gute tugakora ibintu byiza birushije. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde.